Hello family and friends, mumeze mute? Tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Twizere ko mumeze neza. Tubifurije amahirwe, umunsi mwiza, imigisha myinshi, ikintu cyose mwifuza Imana ikibahe kuko niyo yonyine igishoboye. Hanyuma rero niba uri umuntu mushyashya kuri channel yacu, you are welcome. Kandi n'usanzwe udukurikirana nawe tuguhaye ikaze cyane ngo urisangana none. Iyi channel yacu ku bantu bashyashya twayikreatinze tugendeye ku cyifuzo cy'abantu baba bafite inkuru bifuza gusangiza abantu ariko batifuza kuza kuri kamera. Ku mpamvu yuko twese turabizi kamera yimvuvinga wowe, isura yawe, ababyeyi, amazina y'abantu ugiye kuvuga, ibyo byose ugasanga abantu benshi aranga kuza hano ngo yigaragaze, ntashaka kubivuga kubera ko atashaka ku exposinga abo bantu, ariko mu by'ukuri afite ikintu mba yifuza gusangiza abantu badukurikiye. Abo rero batifuza kugaragara amasura yabo no batugannye, tubona ko ari ngombwa ko tubikora, hanyuma duhitamo gukora ino channel, uduha inkuru tukayisoma tukayumva, twarangiza kuyumva nkaza hano kuri kamera nkayibavugira kuko nayihawe, narangiza kuyibavugira ufite inama akayitanga, ufite igitekerezo akagitanga, wa muntu akababonye inama akababonye ibitekerezo ataje kuri kamera cyangwa atemvuvinze amazina y'abandi bantu bari part of the story. Ikindi nanone hari abantu baca mu bibazo bimeze nk'ibyo ngibyo, iyo umuntu avuze inkuru ye gutyo mukamuha inama mukamubwira uko mubyumva, abenshi hari n'abamaye message inbox nkazifata nkaziforwardinga kuri nyiri ikiganiro. Rero iyo umuntu ari kubona ibyo bintu yanyuzemo akabibona n'undi nawe kubicamo, hari icyo yiga, hari icyo amenya, hari n'ukuntu ushobora preventinga in future kuvuga uti ibyabaye kuri uyu sinshaka ko nanjye bizambaho. So ahanga gusa no kwigisha, no gusharinga, no kubakana, guhanana inama, kubwirana amagambo meza. Iyo niyo ntego ya channel yacu. Hanyuma rero ntatinze reka mpite nkomeza straight to the point. Inkuru y'uno munsi nayihawe n'umumama, yambwiye ati navuye iwacu muri Afurika nza muri Amerika. Ati ngeze muri Amerika twahitiye mu nzu tubamo turi benshi. Ibyo murabizi hari ukuntu bakuzana cyangwa se ugera hano muri Amerika ugasanga uhitiye mu nzu ifite basement, noneho ukaba hasi abandi bantu bagacumbika hejuru ariko nta kintu muhuriyeho. Ati nazanye na mama tuba muri basement, hejuru habaga abahungu bandi tutazi nabo barentinze aho hejuru ariko tuvuga ururimi rumwe. Nuko rero ati nge na mama tubana aho hasi, turangije kubana aho hasi papa rero asigaye muri Afurika ariko narazanye na mama. Ati muri uko kubana na mama aho ngaho wa muhungu atangira kunkunda, umuhungu umwe mu babaga hejuru atangira kunkunda akambwira ati siko numva gukunda bimeze biti. Ati ndamubwira mama musore we, warning, nubwo uri kunkunda ntabwo nkundika, ntabwo ibintu byanjye byoroshye. Ati mubwiza ukuri, ndamubwira inshuti yanjye njyewe ndarwaye, navukanye agakoko gatera sida. Ati rero ntago wankunda ntibikunda. Atarambwira ati umukobwa usa nkawe, atarandeba aranyitegereza arambwira ati umukobwa usa nawe yarwara sida. Ati ntabwo bishoboka. Ndamubwira niko bimeze, ndabiguhishira iki se kandi ariko bimeze, ndarwaye. Ati kandi kuba ndwaye si ibanga, nta n'uruhare nabigizemo, n'ibintu navukanye. Rero ntabwo ndi bukubwire ngo ndi muzima kano kanya ejo uzasange ndwaye. Niyo mpamvu mise bikubwira straight to the niyo mpamvu mise bikubwira right away cyangwa se bikubwiye aka kanya kugira ngo wicare ubizi umenye umuntu ukubwira ko bidakunda. Atarambwira ati kugira ngo nemere kutarwaye tuzajyana kwa muganga, nitugera kwa muganga bazagupima bambwire ko kurwaye. Nta kibazo, ese ko ntabeshyaga ntituzagende. Ubwo tujya kwa muganga, tugeze kwa muganga abanasi baradusuzuma, barampima, bamfata amaraso, baramubwira ati umuntu ararwaye. Mu by'ukuri nubwo arwaye afite sida idashobora kukwanduza, ntabwo ashobora kukwanduza, donc ntashobora kukwanduza. Ushaka niba mushaka kubana mukomezanye, niba uko mubishaka mubikomeze uko mubishaka, ariko ntabwo ashobora kukwanduza. Ati umuhungu aravuga ati nibyo, ati ubwo mbibwiye n'umuganga, ati ubwo nibyo ntabwo yanyanduza. Ati mpita ati ndagiye ntabwo nakwandura umuganga abivuze bikonfaminze, namubajije yambwiye ko 100% sure ko ndi safe. Hanyuma ati nta kibazo, ati njye nawe tugiye gukomezanya. Atavuga nti umuhungu nkunze yambishe ibintu bintu nubwo nta mwanduza ariko umuntu yanatinya. Ati njibazaho, atari kwa resisting arambwira ati naragukunze, ibyo bintu mbwira ntabwo mbyumva, njyewe am okay. Nuko ati umuhungu turakomezanya ariko mbizi nawe abizi. Turangije gukomezanya tugera aho ngaho dupanga gahunda yo kuzabana, ibintu birakomera. Mama arabimenya nyine inkuru bakimomo nyine ko dukundana. Atari kubigezemo aho ngaho aza kuntera inda. Antera inda
tukibana muri ya nzu. Amaze kuntera inda ati ndamubwira, maze kumubwira ntiyashaka kuba responsible ngo afate yemereye yuko yanteye inda abyakire, atangira kujya ambwira ati njyewe nta kintu mvugana nawe, atahubwo wowe waranyanduje. Ndabwo se narakwanduje kandi muganga aratubwiye ko ntashobora kwanduza. Ati hoya, ati muganga arabeshye, ati waranyanduje, ati njyewe waranyanduje. Ati nanjye bitangira ubwo ndavuga birarangiye, wa muntu w'abandi naramwanduje ntarabishakaga. Ati numva birambabaje cyane. Ndavuga se kuki koko ariko byagenze, atari ko sinabimwereka. Ati numva birambabaje ariko sinabimwereka. Ndavuga nti ubwo byatewe n'iki, habaye iki ko njye ntari muganga ambwiye ko bidashoboka. Atari kubwo numva nyine ko byabayeho, none se ko byashoboka muganga yabivuze, atari ko kandi ati simbizi nyine se numva nyine bimbabaje. Ati umuhungu tumarana icyo gihe cyose akajya ambwira ati nta kintu mvugisha, shati sha waranyanduje genda, n'ukuntu muganga atubwiye ati ntabwo ari kunyanduza. Atari ko tugakomeza tukavugana tukabana nk'ibisanzwe. Wa mugabo yari umutipe unywa inzoga, atakanywa inzoga kuri rwa rwego kabisa kuvuga uti sawa. Ati rero yanyoye inzoga nyinshi cyane, arangije kuzinywa atari ko nyine akazinywera mu rugo. Nkumva ibyo ntacyo bintwaye, nywera inzoga mu rugo nta kibazo. Nanjye yaranyihanganiye ankundana ibibazo byanjye, ati ntacyo bintwaye. 1 2 3 atangira gusinda, atangiye gusinda atangira kujya asohoka akibeta, akajya kuvugana n'umuntu kuri telefone hanze. Avuye muri yanzu twabagamo atakajya kuri telefone cyane. Ndavuga nte ku kintu kijyana n'umuhungu kuri telefone cyane ni igiki, kuki buri gihe amasaha nk'aya ngaya asohoka. Ati ndamuneka, ndavuga nti ikintu nzamukorera, nzamugura inzoga nziza anywe, namara gusinda maze kubona ko zamugezemo mfate telefone ye ndebe umuntu bajya bavugana. Ati kuko namubaza akambwira inshuti zanjye ngo nibisanzwe, atari ko mbona bije nyuma, mbere ntago ariko byari bimeze. Ati nagiye mugura inzoga, ati ndamuhata inzoga, ndazimuhata, umuhungu arazinywa arasinda. Arangije gusinda mfata telefone ye. Ati ndariba nsangamo amanimero y'abantu benshi abantu bavugana. Ati nza gusangamo hari umuntu uri muri Afurika, umukobwa bavugana cyane, ndeba na message nsanga bafashe n'irembo ko baragerereje, uko bigeze kuri bafashe n'irembo, arazwi ni fiancé, afite fiancé hanze iwabo niko bavuga. Umukobwa nawe azi ko afite fiancé hanze w'umuhungu, kumbe umuhungu nangererwa nkina ambwira ko azanshaka, ariko kumbe yifitiye undi no muri Afurika afiteyo. Ati mtafana moya nimero ya wa mukobwa nyisha muri phone yanjye, sibiza mutipe phone ye, yamenye ibyabaye cyo nakuyemo gusa nimero. Ndangije mfata za nimero hamagara wa mukobwa, ndamwanditse bite byawe, ndati ni sawa, urinde wowe. Ati ndamwibwira ndi runaka, ntuya. Ati se runaka uramuzi? Maze umuhungu ati ndamuzi, ni fiancé wanjye, ati dufitanye ubukwe vuba, twaranakuye n'ibintu twafashe n'irembo plutôt, ati n'ibintu bigaragara nyine ni fiancé wanjye. Ati ndamubwira nturambabarira, ibyo ugiye kumva hari nturi bubikundi, ndataka kurambabarira, nta mahitamo mfite, ngomba kubikubwira. Uyu muhungu turabana, yanteye inda, mfite inda y'amezi 6 as of now. Yirirwa ambwira ko tuzabana, ntago nari nzi ko afite undi muntu, kumbe yafashe n'irembo bafite kubana. Ati nibyo ntabyo nari nzi. Ati ndamusobanurira situation ndimo, ndangije kwimubwira umukobwa aramubwira ati niko bimeze. Ati sawa, turakoze cyane. Ati ikintu nkoreye ntago wakimenya, turakoze cyane. Akupa telefone ahita abwira iwabo. Ati nkuko ntireba mu irugo uriya mutipe ibyanjye nawe birarangiye, ni gute yankina akambeshya kumba abana n'umuntu hirya benda kwibaruka, atavuga ibintu byinshi. Yabwira iwabo barababara, bahamagara umuhungu wabaga nawe hehe muri Afurika. Niyo mpamvu wumva nyine bose bakodesheje ahantu hamwe, nta numwe. Umukobwa yari mushyashya, umuhungu yari amaze igihe gito, ariko nta famiye yabanaga nayo. Atarabahamagara ati niko muze mutubeshye muje gufata irembo, umuhungu wanyu abana n'undi mugore hirya. Ati benda no kubyara. Ati nyine namwe uko byagenze namwe murabyumva. Bahita birangira umukobwa bivamo, ibyo ngibyo babirapfuye. Atari ko hatamo inzigo ikomeye kuri famiye y'umuhungu nanjye. Ati nza kongera kwifatira message muri telefone y'umuhungu. Umusista arimo aramubwira ati umarana iki n'icyo gikobwa, yamututse ibintu by'amoko which ntagomba kuvugamo, gusa yamututse ibintu nk'ibyo ngibyo, mbwa ati ivugana n'ibikira kintu gute umuvugana nawe, urumva. Ati ibyo jambo nabyo rirambabaza, ntekereza ukuntu umusista w'umuntu utazi umuntu uhita utuka umuntu bingana gutyo, turumva nabyo birambabaje ku mutima. Ariko
ndihangana avuga ati nta kibazo. Ati ndangije numva mbabajwe n'ibintu sister we yanditse. Ati numva birambabaje ko ndangije ndamwihorera. Ati rero byaje kugera aho ngaho wa mutipe abikirara polisi ngaho yatwaye ninde wafashe ufite ama DY. DY ni ukunywa uganatwara gutwara ikinyabiziga wanyoye mu ncamake. Rero yatwaraga imodoka yanyoye. Ati se uyu muntu utwara imodoka yasinze polisi iramufata imwambika bya bintu. Ngaho wa mukobwa ngo ntemere gutwara imodoka, umugore afite inda nkuru, nta yari atari umugore we kameme yarakiri girlfriend, afite inda nkuru, akaba yarirwa umuzengurukana ahantu hose. Ati simbeshya, yanguriye imodoka arayimpa. Ati ino modoka namuzerezagamo yari iye. Ati nkamutwara ngaho ninjye namujyanye ahangaho nagaruye, umugabo ntashobora gutwara imodoka bayimuciyeho. Gatatu polisi iraza ayibonye igiye kumufata, sinzi ibyo ngo yari yakoze, barirukanka. Byo ndibyo mbona mu mafilme, kubona umuntu na polisi dore ni gutya, n'indi uri inyuma, n'indi uri imbere, n'indi uri gutya. Ati nabyo bintu byarabaye kugira ngo polisi ziramufata ziramufunga. Ati iminsi zamufunze every week yarasohokaga, ko sohotse akaba ari njye kumutora, akaba ari njye ugarura, uko bamutwaye akaba ari njye ugenda kumureba, akaba ari njye usohoka ugenda kugarura, donc ari njye buri kimwe. Ati no kugira ngo bamukuremo yarambwiye ati wahamagaye ukavuga ikibazo ufite, kuvuga ko wenda kubyara nta muryango ufite, ko ari njyewe byose. Ati ukareba ko banzana base nkaba ndi hanze nkagumaho. Ati ndahamagara ngiye ku Gisenyi kuri jail, ndavuga ati uyu muntu ni boyfriend wanjye, ngiye kubyara ndananiwe, niwe wamfashaga buri kimwe. Ati ndababwira ndabatakambira, barangije baramusohora akazajya agenda kwitaba ariko ari mu rugo. Ubwo ngubwo birakomeza biza kugera aho ngaho ndabyara. Ati maze kubyara umugabo nta n'isukari, nta isukari yose sinavuga ngo nuko nari nyibuze. Ati ariko namwinginze ndamubwira ati kubizi kumaze igihe ntakora, wambabare basukangura amata y'umwana amadolari 12 igicupa kimwe na amadolari 12. Ati niyo namusabaga, wambabare basukangura igicupa kimwe cy'amata y'umwana. Ataranga ati ntibikunda, ati nta mafaranga mfite. Ati nukuvuga ngo kubyara kwanjye kugeza mvuye mu bitaro nta na $1 yigeze ashyiramo. Ahantu bikomereye sasa. Iyi nkuru ni ndende we, ni ndende mana, ni ndende, sinzi ko ndabivuge mu gice kimwe ngo nyirangize, ariko ndagerageza. Ati mu kubyara, tumaze kubyara umwana, abantu murabizi benshi bitewe n'ahantu mutuye, umwana kwa muganga ahangaha ho mujya gusohoka wujuje birth certificate y'umwana, mushyizemo aho nyine information za se kuri se w'umwana ukabyuzuza mukiri mu bitaro, ku buryo mu gihe musohotse nyuma y'iminsi runaka isohoka mukajya kuyifata, nyine umwana akaba ariyo birth certificate ye nyine, cyangombwa cye cy'amavuko nyine bacyuzuriza mu bitaro, akiri mu bitaro atarataha. Ati wa mutipe aracyuzuza, arangije kucyuzuza ntiyegeze ashyiraho ko ari se w'umwana, which njye ntabwo nari kubibona, niwe wabyuzuzaga. Birth certificate y'umwana ije iza atari se w'umwana, bitanditseho ko ari se w'umwana. Nuko uyu mugabo rero byaje kugera aho ngaho papa waraza, ati sinigeze mbana nawe, gusa ntigeze mfasha ngo agende icyo amarira kuva umwana yavuka, biza kugira ngo umuryango uraza. Ati umuryango umaze kuza ndavuga ati mbonye akuri kose basabonye famiye wenda hari kizaba. Ati ariko nyuma y'iminsi mike sinabonye ko njya kubafata ku kibuga. Ati nagiye kubasura iwabo. Ati ngezeyo, ati nkubona mama arimo arandeba nabi, ati ariko nkubona papa we aranyishimiye n'umwana mwiza, ati ariko mama we rwose ati yashishwe ku mugani w'abashuti bacu b'abarundi, ati amerewe nabi, ati nkumva atishimye. Ndavuga se uyu nguyu biti, ati mitamana ko harimo something. Ati ariko ndataha. Atarangije arampamagara, ati uzaze utwegere, we gutura kure yacu, uzube hafi yacu, tujye tugufasha umwana, tukurebera umwana, nawe ubone uko wideplasa, ubone uko ukora, ubone nyine ko ukora some stuff. Ati uzazana umwana tuba tukurebera. Ati ndavuga ntego umwana yanjye, Imana uzi ko inkunda, ngize amahirwe mbonye umuntu uzajya ndebera abana. Ati ubu ntabwo ngiye muri za rwaserera zo kwirirwa aho ngiye n'ibiti byose byamfanye gusa. Ati baba we, ati mbega umubyeyi mwiza, ndashogoshe nagiye ntuyeho hafi. Ati ndangije gutura aho hafi wa mubyeyi, kumbe target bafite, ati ntibigeze bankunda namba, target bafite no kugira ngo bankureho umwana mu mategeko, umwana agumane na papa we, njyewe mbure control ku mwana wanjye. Niyo gahunda, niyo plan yari hari, njyewe ntabyo narinzi, numvaga nanjye nyine mbonye support.
ati akajya ambwira ati ariko se ubundi wazanye umwana nkamugumana ati ukigendera ukajya gukora ati kuri umukobwa muto ati njye gushaka amafaranga umwana nzagumana nawe nta kibazo. Nkamubwira ariko mama umwana wanjye naruhiye navunikiye njye bakubwiye ko umwana wanjye nafata umwana ngo nkamugusigira just like that ati reka umuhungu wanjye do izahabu ntago nasiga umwana. Ati nkajya nibaza ko ari urukundo ati rero naje kubimenya nyuma. Ati noneho bigeze aho ngaho byacu n'umuhungu bikomeza kuba akavuyo tamfasha atagira gute tujya muri leta tujya child support tujya muri leta baduha iminsi itandukanye yo kureba umwana akaba afite iminsi yamurebamo nkaba afite iminsi yanjye nanjye murebamo. Noneho iminsi yo kureba umwana atakaba igihe aje mu rugo agahita aza agatwara umwana atari mu minsi yo kureba umwana. Se kuki utwara umwana atari igihe cyo kuri kumwe n'umwana ati cyangwa nk'igihe najyana y'umwana ati ngasanga nta hari yigendeye umwana ni nyirakuru gusa ati kandi akaba yagiye out of state hanze muri state yagiye muri state ntanambwe ati sinzaba mpari niba muzamufata ati nyine nkabona uburyo umwana ngiye gufatwa ari iwabo ati nkumva birambabaje nuko ati noneho byaje kugera aho ngaho batangira kujya bandega muri court ati batangira kunshinja ko nafata umwana neza ati kumbe n'umuntu wagiriye famille yabo inama ko bagomba kundega bakazanyambura uburenganzira bw'umwana. Ati hagati aho ngaho wa musore igihe cyarageze akundana n'undi mukobwa ati umukobwa aravuye mu kindi gihugu atari cyo muri Afurika cyo hanze ariko atari muri Amerika. Ati umukobwa nuko ati umukobwa aba umukobwa ati n'igihe bavuganaga amutereta nari ndyamanye nawe tukaba turi kumwe ati uwo munsi atari kumbona ko avugishije undi muntu. Atari kumbona ko avugishije undi muntu ataramuvugisha we aramuvugisha n'icyo gihe mbona n'ifoto n'iki donc nyine nari nzi uwo bavuganye naramenye uwo bavuganye iryo joro kumbe bavuganye iryo joro bafite gahunda yo kubana uwo mukobwa arateka araza barabana. Ati noneho igihe cyo gufata umwana kigeze igihe cyabo kigeze cyo gufata umwana ati baramutwara bamusigira nyirakuru bajya muri honeymoon. Ati umwana wanjye ararwara bananirwa no kumbwira ko umwana yarwaye ati nyirakuru aranyihorera pe ntagira ikintu ambwira. Atarangije kunyihorera ati mushiki wanjye yaje aho ngaho muri urwo rugo wari umpamagara ambwira ati se wasaze umwana wararembye nta kintu kubikoraho se nta hari biti ati ntago bishoboka umwana wanjye ararwaye atararembye ati mpita ngenda nirukanka ati ngezeyo nyirakuru amukecuru ngo ninjira ati ntago uri bwinjire injira se ujya he ati ntago uri bwinjire ati ntago uri bwinjire injira se ujya he ati ntago bikunda ntago uri bwinjire ntago ndi bwinjire umwana wanjye arwaye ati biranga kugira ngo mpamagara kwa muganga nibo bakoresheje ubushobozi bwabo bari kumandinga ko umwana bagomba kumuma nkamuzana kwa muganga ako kanya. Ati kikwemeza ko umwana yari arembye umwana amaze iminsi 5 mu bitaro kandi ahangaha kugira umwana ajye mu bitaro ewana abarwaye ati ariko nako si hano ahantu hose ubura kugira ngo ugere aho usanga umwana mwandikira kumushyira mu bitaro umwana abarwaye kwera barembye cyane noneho ahangaho na grippe hano umuti baha umwana barakubwira ati karaza kumera neza ati nta kibazo ugenda birinda donc guha abana imiti cyane kurenza ahandi hantu nabanzi. Rero urumva kubera iyo mpamvu kugira ngo bavuga ko umwana ari bujye mu bitaro ati umwana yaramerewe nabi cyane yaragize ibintu by'amallergie ati ameze nabi umwana amaze iminsi 5 mu bitaro. Nyirakuru wari uri kumwe n'umwana arwaye ntigeze mpamagara ngo mubwire ati muko umwana amerewe ate batwaye basi cyangwa se tinijishe basi ngereyo ndebe ko umwana ameze neza numva ntanavugana n'uwo mukobwa ntihigeze anambaza n'ijambo nta n'ikintu ni nkaho nta cyabaye. Ati icyo kintu gitekerezo numva ndakomeretse ariko ndavuga ati nta kundi nyine ubwo rimwe natakwiyumvamo ntago bakwiyumvamo ndabyihanganije ndangije kubyihanganira umwana wanjye ndamucyura turagumana turangije kugumana wa mutipe ubwo yarashatse ni ukuvuga ngo process hano igiye gukomerera noneho ni ukuntu umwana bamukuyeho iki nicyo gice tugiye gukomerezaho kano kanya ukuntu bamukuyeho umwana target yo kugira ngo umwana bamukureho ukuntu byagenze. Hanyuma wa mugore yashatse ati bakoranye deal babonaga bose ahantu hamwe hegeranye bakorana deal bacunga nagiye mu kazi ati hagati aho ngo sinari nkiri umuntu w'akazi nakoraga akazi nasinze ati nkagura inzoga nkanywa no ku kazi ati sinigeze nirukanwa ninjye muntu basanganaga inzego bakambwira ati bite byawe ko wabaye umusinzi wowe bite byawe
ati kugira gusa ngo ndebe ko naruhukamo gake mu mutwe nkora uko ndyama. Ati nkavuga ati Imana ibintu ni ibiki. Ubwo ibyo ndi kubabwira ngo ni uko wa mugore yashatse anyandikira message akoresheje telefone y'umugabo mu ijoro, umugabo aryamye akambwira ati bimeze bite, ati akantuka ibitutsi byandi biteye ubwoba. Ati nanjye nkamusubiza, namusubiza izanjye akazikipinga, ize yantutse akazideletinga. Ati nuko twari tubanye. Umugabo mu gitondo yabyuka akavuga ati kuri muntu nta kibazo twari dufitanye yarantuka byagenze bite. Ati se ntumuzi si umusazi. Ati kano kanya ntabyizi ko uriya yasaze. Ati kumbe izo namwandikiye izo yanyandikiraga we yazisibye. Rero umugore ntegeze mbere umwana mwiza namwe. Ubwo rero wa mugore bakoze trick yo kugira ngo uwo mukureho umwana. Iyo trick bafashe yacunze nagiye mu kazi. Ati ndi ku kazi araza, ati nyuma ngo hagati aho byaje guhinduka na papa wanjye araza. Atasanga umwana papa ari umufite. Ati se abwira umwana, se w'umwana araza abwira data. Ati uyu mwana ndamushaka. Ati papa ntabwo ari buburane. Umwana ari se uri kumubaza. Ati ese aho umwana se. Ati isa aramutwara. Atabaza ku mugezi we. Papa arahamagara ati runaka yaje gutwara umwana wawe. Ati urabubizi umwana ntari hano ari kwasi. Ariko papa gute utanga umwana batari mu gihe cyabo. Bamujyanye gute kuki atanampamagara ngo ambwire ko twaye umwana. Ati numva biranyobeye. Ati kakaza nese ngata ndiruka. Ndavuga ati ndashaka umwana. Ndagiye ati amahirwe njyana na sister wanjye. Tumaze kugerayo turakomanga ku rugi rwabo. Ninjye muhamagaye kuri telefone ndambwira nje gutwara umwana wanjye. Arambwira ati ngwino umutware nzana na sister. Ati tugeze ku muryango bafunguye batabankuramo imbere mu rugi. Sister njye tamugusha inyuma y'urugi bahita barokinga. Ati barambwira ati uyu munsi ntabwo uri buva. Ntabwo uri buva hanga uyu munsi no munsi wawe wanyuma. Ati ntabwo uri buva. Ati nta soni. Baratangire bose barantutse. Ati inzu yose irantutse baranyuriye. Barantuka ati mu kanya gato abahamagaye nyina sinzi icyo yakoze. Ati sinumvisha muhamagara mu byukuri. Najye ko nambona nabene nyina bose na nyina bose baraje bose banyinarenga bose. Ati ntero n'inyikirizo ni ngewe. Ati barantuka. Barambwira ati warasize ntabwo ukomeye umutwe. Ati wowe ati bose noneho ibaze abantu bose uko bangana kugutuka guhurusa nta kintu wakoze. Mwene njye ukamufungiranye hanze. Noneho ndavuga ati isi yarangiye. Ati nanjye ndazamuka sinzi ukuntu byagenze. Ati narabatutse ndabandagaza abantu ko nanjye ngatuka umwe yagira atya nanjye nkagira atya. Ati biragenda birazamuka birandenga. Ntekereza ubugome bankoreye. Ntekereza ibintu bari kunkora noneho bangambaniye kugira ngo bankubite bangirire nabi muri iyo nzu bamfungiranye. Bamfungirane bankubite bangirire nabi muri iyo nzu. Ati numva ntabwo bisanzwe. Ati kumbe ni trick njye ntabwo nzi what's going on. Base bahamagara polisi. Njye kumva ati numva polisi ziraje zisanga sita ku muryango ati kufungiranya kuranga. Ati nafungiranwe. Ati nabi wabo baje banga kunyinjiza njye bana hanze. Ati sister wanjye barimo baramukubita icyo nzi cyo tunumvisha ibintu bikomeye mu harimo imbere. Ati sister merewe nabe. Apolisi barafunguye maze gufungura atasanga nasaze. Ati ye ngira hejuru muceceke ngira gutukana nasaze. Ati ururimi rugeze iriye. Polisi ziravuga ati ahubwo umuntu ahubwo banze ari ufite issues. Babanyambitse amapingu. Aho mutindi yanise ntirivu. Ninjye bambitse amapingu. Barangije kunyambika amapingu ndavuga nteko se. Ati ariko ntundi still numvaga ntego tuza ngo ati muranyambika amapingu gute? Bantwari umwana atari umunsi wabo. Nje gutwara umwana banteraniye ati I couldn't talk. Deje nemaze kumva n'aba byageze kuri end. Ubwo arangije ati umupolisi arandeba. Arangira avuga ati habaye iki? Ndavuga ati ntacyo nzi. Umugabo aravuga ati hoya urakizi. Ati yaje hano yankubitiye umugore. Umugore wanjye yakubise umugore wanjye. Polisi ati warwanye waje mu nzu zo kurwana mu rugo rw'abandi. Ati ntabwo narwanye ntabwo namukubise barambeshyera n'ibintu bapanze ntabwo namukubise. Bose ati twakubeshyera gute se abantu bangana gutyo twese. Ati reka warwanye. Arangije polisi yandikira na mukobwa. Nubwo ati mukobwa bagukubise. Ati yego bankubise. Umukobwa aravuga ngo namukubise. Ndi kumureba. Ndangije ndavuga ati okay. Ndaceceka. Polisi arandeba arongera aramubwira ati uransubiza for last time. Ikintu uri busubize kano kanya kiraba kiri against you. Nukuvuga nta jokes. Niba bagukubise
bagukubise. Nimba batagukubise ntabwo bagukubise, nawe ujya ugana answer me, bagukubise ntibagukubise. Ati umukobwa sinzi ukuntu byagenze, agira ubwoba ko polisi yamaze kuba yumvaga nyine ashaka kumenya ukuri. Ati akimubaza atavuga ati ntabwo bankubise, ntabwo bagukubise. Ati sawa, okay. Igikurikiyeho uyu mwana bagiye kumutwara abaza umugabo, abaza se w'umwana plutôt, ujya gutwara uno mwana nyine yarabizi. Ati yarabizi, twereke proof ko yarabizi. Ati namwandikiye message. Okay, zana telefone yawe. Polisi abanyetse telefone, yakana telefone wa papa w'umwana. Afata telefone zose arazira. Ati ko nta message mbona, ko nta message mbona umwandikira. Ati namwandikiye ariko kandi nanamuhamagaye. Ajyamo. Ati ko ntawo muhamagaye. Ku kigaragara ahubwo ari we waguhamagaye akakubaza ngo kwanjyana umwana. Ibyo polisi ibyo donc ati ikigaragara ko ari we waguhamagaye. Ko nta hantu tubona we wamuhamagaye. Ndambwira nti niko kuri. Ninjye wamuhamagaye mbwira nti gute ntwarira umwana utambwiye ikindi, ni gute utwara umwana mu gihe kitari cyo gutwara umwana kuri wowe, mu gihe atari cyawe gute utwara umwana. Polisi arambwira ati ntongere kubeshya, biragaragara ko uri kubeshya, ntongere kubeshya. Ataceceka. Polisi nkora amapingu, umwana wanjye na sister wanjye dusohokana tuvuga ati next time ntuzigere muza close kuri ino nzu mutari protected. Niba ari ngombwa mujye muza ari polisi muhamagare ko muri buhagere mu gihe bikenewe, otherwise nta kumwemerera kuza muri runo rugo. Ati murabona ibyo bari bakoze, nimutahe. Ati icyo ngicyo mandagisimbutse. Ati bari banyicishije. Ati byayo atari kwibaze, ibaza umuntu w'umugore wabyaye kwifata akabeshya ngo bamukubise batamukubise. Ari gahunda badirenze kugira ngo bagufunge, narangiza kugufunga custody y'umwana wawe gukureho, umwana asigarane na se. Niyo ari gahunda. Ati ibyo bintu numva birambabaje. Ati umva bigeze kure. Ndavuga nti abantu bo mwisi koko. Icyo ngicyo kirarangiye. Nako ntabwo bageze batuza, bakomeje gushakisha uburyo bazankura nk'umwana. Ati sinzi ikintu cyari cyarabaye, none umujaje nagiraga we. Ati iteka ryose yanshinjaga amakosa. Ati sinzi ikintu cyari cyarabaye. Ati ntabwo yaranyumvishijemo pe. Ati anyanga. Ati byaje kugera aho ngaho birandenga, ntangira kujya nshaka abantu bansengera bagasenga. Ati umujaje arambwira ati none bakandega, barandega ntabwo njya nita ku mwana. Bamaze kundega ati baraduhamagara muri court. Tugeze umujaje arambwira ati this is the last time, nzongera kukubona ikosa nzakwambura umwana muhisi. Ati ukuntu hano barengera abagore. Atari ko cyo sinigeze ndengerwa. Ati igihe cyose judge yabaga ari gupointinga arahirye. Ati ntacyo byari bintwaye. Byageze aho ngaho noneho njya gutwara umwana bagiye gusenga. Ati barasengaga twanasengeraga hamwe. Ati njya gutwara umwana. Ati noneho yari iminsi tuvuge ko ndaya iminsi bafite umwana ari bamufite bamuzana gusenga kugira ngo mama we nava gusenga ahita amucyura iminsi yabira birangiye. Ati ngeze nsanga umwana yambaye nabi. Mu bintu wabise umwana wanjye ntabwo binyuze. Se kuki banyambikira umwana imyenda imeze gutya? Ati nyine ndabyivugisha ariko natwaye imyenda y'umwana ndi bumwambike. Ati kubera ukuntu nagize umujinya kunabonye ukuntu umwana wanjye asa, nabonye ukuntu umwana wanjye yambaye mbonye ukuntu ameze. Ati numva ndababaye. Ati mutafata ya myenda vuba vuba nimukuramo nyijugunya muri trash ku rusengero. Maze kuyijugunya kuri trash mwambika imyenda mishyashya ndongera ndagaruka mu rusengero. Ati abantu bose mureba umugore w'umusazi. Ati baze ko imyenda baje bamwambitse yijugunya muri trash. Ati barasohoka abandi tangira gufata ama video hano jugunya imyenda. Iyo by case. Ati simbeshye nanjye nagiraga umujinya rimwe na rimwe nyine nkumva birandenze. Ati ariko umva, ati barareba n'urusengero rwose gusenga barahungabana. Wabonye dore wa mwana mugore wamuhinduye imyenda iyo yambaye bayita muri trash. Donc une story. Ndangije ndataha n'umwana wanjye. Maze gutangiye kubona mbona urwandiko rumpamagara kujya kwitaba muri court. Wa muntu nanone wa mujaje utankunda. Ati ubwo ndagenda turumvaga ko noneho bari gutuma mu nyambura. Ati ubwo ngubwo icyo gihe tumaze kugerayo wa mujaje umuhungu yaje kwitaba, aza kwitaba yambaye ngo ibintu simbizi ku byari bimeze ibintu by'agapfukamunwa ukuntu bigaragara ko atameze neza, ko arwaye. Jaje aravuga ati biragaragara ko se w'umwana atari tayari, ni mutaye musubireyo uzongera kugaruka ikindi gihe ameze neza tuzabamenyesha igihe cyo kugaruka. Atawi mudarusimbutse. Ndangije
wa mugabo byarakomeje dukomeza kugenda tugirana imibanire mibi cyane cyane kubera umugore we yashatse. Ati ibintu birakomeza biradogera kugera aho umuntu usenga yambwiye ati ngiye kugukura Imana, ati Imana igiye kugukuraho ikintu cyari kikugoye, ati kiravaho urumirwa, ati ikintu cyari kikugoye kigiye kukuva imbere, umusozi ugiye kukuva imbere, ati ntabyo wari uzi kandi ntusenga atari kujya kubibona. Ati gusenga ati niba ari ikintu naciye amazi no gusenga, mba numva ibintu byo gusenga ntashaka kubyumva kubera ko abo twasenganye abo nitaga ko ndiboneho urugero bankomeretsaga turi mu rusengero. Ati njya gusenga numva mbivuyemo, ati numva ntanabyitayeho, ati n'uwo mugabo yarambwiraga ati gusenga, ati wowe ugomba gusenga, ati biragaragara yuko rwose utorohewe, ati ufite ibibazo byinshi imbere yawe. Ati uwo muntu amaze kumbwira gutyo yambwiye ko ari ikintu ngiye kumva imbere, ati numva ntazi ibyo aribyo ndetse icyo ni iki. Ati hashize iminsi Imana ikunda abantu, ati bambwira ko wa mujaji yapfuye, wenda wendaga kuzanyambura umwana, atarambwira ngo yarapfuye, barambwira ngo yarapfuye, banyuza n'urwandiko rwo kumbwira undi mujaji wanjye mushyashya ngo ninde. Hari igihe ibintu bimwe biba bibabaje atari ko ari igisubizo ku bandi. Ngiye gupfa kuri uriya mujaji ni umugisha kuri njyewe kuko yarapfuye mbona amahoro. Nuko yamaze gupfa bampereza undi mushyashya, barangiye kumpa undi mushyashya, ati sinishimira gupfa kwe, gusa Imana yankoreye ikintu cyari kingoye imbere, yendaga kuzanyambura umwana, ati ibyo gupfa kwe ntabwo mbyishimiye, twese tuzapfa, iyo siyo point, gusa ikigendere nuko yavuye mu buzima bwanjye, inzira irongera iraboneka. Ndangije rero wa mujaji mushyashya bampaye, umujaji tujya kuburana, umenye ko ya kesi itarangiye, tujya kuburana, ayo tujya kuburana tugezeho wa mujaji aratureba aratuvuga ati ariko se njye mfite ikibazo, ubundi mbere na mbere uyu mwana n'uwawe? Abaza uriya mugabo, ati n'uwanjye. Badi certificate kwigaragaza ko utari umwana wawe, uvuga ko umwana ari wawe gute? Ati n'uwanjye gusa ntago nabishyizeho, ati kubera ko nafite amadiwayi, ati icyo gihe nari mfite ibibazo byinshi muri leta, ati ndavuga ati ntago nimbishyiraho ndaba nigiriye nabi, ati diwayi kuva ryari? Diwayi nibira byo gutwara ikinyabiziga wanyoye, kuva ryari gutwara imodoka wanyoye bikuraho ko uri se w'umuntu gute? Ati mu gihe umwana tugeze umwandiko ko ari uwawe, njye ntabwo nkuburanisha kesi y'umwana kuko umwana si uwawe, ntabwo umwana ari uwawe, uzabihindure ahubwo uburanire kwishyira kuri birth certificate y'umwana tugeze wiyandikaho, kandi ari wowe wari uhari avuka, ari wowe wayujuje, ari wowe wayisinyeho, ariko uvuga ko utari se w'umwana. Ati none ni gute umbwira ngo tuburane kano kanya ngo bajuguye imyenda muri trashe, ngo umwana ngo bakwambuye umwana, ngo umwana ngo byarwanye, ngo abagore barwanye, turaburana izo kesi gute umwana atari uwawe? Ati ndavuga nti Imana, ati nzamura Imana amaboko, ati bari baje famiye zabo buzuye, ati buzuye bategereje ko banyambura umwana bakamubaha, ati bose bari baje bari tayari. Ati nanjye ikintu kibabaje, uwo munsi naje kwitaba mama arasigaye, data arasigaye, arambwira ati ntago tujye kukubona hurira, ntitujye kubona upfa, ati ntago turi buze muri urwo rukiko. Najyanye n'inshuti yanjye, ati tugenda gusa ndokurira, nabaye marira gusa nzi ko ngiyeyo, bakambwira ati fata umwana tange ushoboye kuresha. Ati nkareba uburyo njye kubona umwana wanjye agenda, ati nicyo gikomere gusa nari mfite, bose bicaye ngo bose bameze gutya. Ati narinjiye kibabaje, ninjiye abantu bose baraturika baraseka muri salle kuko Mutika amaze kugira famiye nini, afite n'inshuti nyinshi. Ati abantu b'iwabo bose baje, ntambutse baraseka. Ngeze imbere umujaji ati ni gute tuburana umwana, tuburana ku mwana imyenda trash ibiki byose tuburana, umwana atanditse kuri birth certificate, nta kintu mburana umwana si uwawe, niba umwana ari uwawe genda uburane wongere umwana ku byangombwa, umwana amara kujya ku byangombwa then umwana ni uwawe, then ibyo bizaba ari izindi kesi zo kwigaho. As of now nta mwana ufite hano. Ati ndavuga ati nyagasani we, ati Imana irakora koko, ati hantu havanye ishema, nahavanye umucyo, ahantu umwana wanjye. Ati ndagenda, ati mama we kuva icyo gihe neza avuga ati noneho kama mbaye, ati mama we yakoze buri kimwe, agasenga bakambwira ati mama we n'umukobwa azakurangiza, mama we n'umuhungu azakurangiza, atagahinda mama we n'umuhungu yagize atazakurangiza. Urumva umuntu ugeraho agupangira kesi zingana gutyo zose ukagenda uzisimbuka. Ati nkavuga nta kintu atanankorera, atari ku kintu kibabaje kinyishe cyatumye ntanga ikiganiro. Ati nkumva nifuza ko mwagira icyo mumbwira, ati nkumva irindi jwi ry'uhumure. Ati by the way data yaje gupfa yitaba Imana,
ati umwana wanjye bakajya bamubwira bareba bateye ati papa wawe sogokuru wawe yishwe na sida ati nawe ugiye gupfa na mama wagiye gupfa mwese mugiye gupfa ati umwana akaza akambwira mama ngo tugiye gupfa mbese mugiye kwicwa n'iki ati none se ko kwa papa bambwiye ngo tugiye kwicwa na sida twese tugiye gupfa ati nkababara nkibaza ikintu ati nkumva birandenze ati ariko data amaze gupfa arangije gupfa wa muryango sasa uratangira urangerageza ati barangerageza ndarwara kugeza uyu munsi tuvugana ati narabyimbye inda indigeze ahantu ashobora kuba nababwira ngo nihe ati mba mu buribwe mu by'ukuri inkuru yananiye kuyivugaho yarivuze ararira Mana nyagasani yarivuze ararira umukobwa w'abandi ararira arambwira ati umuntu muzima ni gute yishimira ko undi muntu ababaye ati ndi mu buribwe ati inda yarabyimbye kwa muganga narirutse ibyuma byose nabiciyemo iyi ni Amerika nta hantu ntivurije bambwiye ko nta kintu babona mu nda ati muganga akambwira ati nta kintu tubona ati ariko bakampa imiti ya nyuma yo kuri stage ya nyuma y'uburibwe ati ariko bakambwira ati nta kintu tubona kigutera ubu buribwe ubundi umuntu upfiriye mu nzu ndaribwa nkavuza induru kwa muganga akambwira ati nta kintu tubona fata ibinini bino bya Tylenol cyangwa bino binini nyine bisanzwe bya ibuprofen nibyo ndembye nenda gupfa ati ndarembye ati nkibaza se nzagende mu rusenga arambwira ati komera urageragejwe Imana yonyine niyo kugutabara ati nta kindi kuko ati cyangwa uzajya kwivuza atari ko wakwivuza utakwivuza ati urageragejwe niko kuko yakugiriyeyo ati umuntu umwe murambwiye ko Imana inkuriye ikintu cyari kingoye cyari kinyishe wa mujaja agahita apfa ati niwe kumbwa ati nyako kwe niwe uri behind ati no gusenga cyane ugomba kwimba ibintu by'Imana ugasenga cyane ibindi ukabireka kuko urugarijwe ati none mukabyana mwe nkora iki ko ntige numva ngiye gupfa agahenda kanyisha umutima wanjye wenda kumeneka numva nta kintu nsigaje kuri nosi nkora iki ku bintu byanyobeye inkuru twahawe niyo ngiyo mu by'ukuri iri so sensitive ngiye ku giti cyanjye nyihabwa nararize kubera yararize nanjye birananira ndababara yararize ariko twebwe ahangaha muhoza real talk tukubwira kwihangana ibintu byose ucamo mu buzima nyagasana ababireba hanyuma rero inama yashaka ni iyi ngiyi umugira inama akora iki agenda se ajye kubwira uriya mubyeyi ngo namuhe amahoro Imana mbwa ati ngende musange mubwire ati mpa amahoro ariko kunyica n'undi urwanyishe si ruto hanyuma se nkora iki ko ndi kumva abantu bamwe bambwira tutaramubwira ntuzakira abandi bakambwira ati genda umubwire abandi bakambwira ati genda ujye kwivuza abandi bakambwira ati genda usenge ati mwangiriye inama nkora iki nk'abantu bumvishe inkuru yanjye umwana wanjye naramuwininze ndamufite ikintu kibabaje wa mugabo na wa mugore we byarangiye nabo batandukanye ntabwo bakomeje barashwana ati bakajya ategeze ngo akajya kwita wa mugore yashatse ataramukubita umugore arasohoka mu nzara agenda nawe aramuta uriya mugore ntawe agifite nta mugabo akibana umutipe ari aho ngaho gusa arabugera ati arampamagara akambwira ati umwana mwiza ati n'iki ati urumva ndi mu buribwe ntabwo ndi mu zindi stories of now atari ko sinshobora nimwe kwima umwana uburenganzira kuri se nise yaramubyaye mufite uburenganzira n'umwana we mu gihe ashaka umwana ndamuha bakavugana cyangwa se bagakora ibyo bakora n'ubushake bwabo atari ko none nkora ikintu ariko nkora iki njye kwiyama no mubyeyi nkora iki njye gutukana na expressing ibindi mu njye kwa muganga ku baganga ba Kinyarwanda njye nkora iki inkuru y'uno munsi niyo ngiyo yari ndende pe nayumvishije amasaha birarenga ngerageje kwihina kugira ngo mvuge key point zari ziri mu nkuru none rero muza tugire inama n'umubyeyi ese akora iki wowe ku giti cyawe wabigenza ute niki wakora kugira ngo bigende neza bisaba iki ngo nawe ngere yumve ko ngiye kaba umuntu aho usengera amarinke mufite niba ufite icyo ufite wumva wamusangiza uzabidushyira ngaho muri comment hanyuma aradukurikirana azareba comment mwamuhaye ikindi message za inbox nazo ndazimuha nta kibazo hanyuma dufite na groupe twakreatinze y'abantu bashaka gutanga inama ku ruhande iyo nayo irahari ba wifuza kujyamo watubwira tukagushyiramo ariko as of now nuko nguko bimeze ntabwo turuvuge byinshi turabashimiye murabona ingirakamaro mukomeze mwubake imitima y'abandi mukomeze mutere abandi bantu courage mukomeze mwubake imiryango y'abantu bababaye hari abantu bababaye amafaranga nta kintu ari cyo iyo urutoki rurimo rurakurya
urwara, iyo urwara rukurya ntabwo bivuga ko ufite miliyoni kuri konti. Rero umubiri niwe ukomeye, rero twe turi abanyamubiri kandi umubiri wacu uremanywe intege nke. Rero mujye mureka duhe inama abantu bari mu ntege nke, abantu bababaye, abantu bari mu bintu bitaboroheye, tubasengere, tubumve, tubahe umwanya. Ushobora kuba atari bano bo kuri Muhoza Real Talk, ari abo muturanye, harabuzi batamerewe neza. Fata akanya gato mu mwanya wawe uspendinge ku muntu utamerewe neza, ugire ijambo rimwe ryiza umubwira, ugire message nziza umugenera, nawe wubaka umutima we. Icyo nicyo twasigarijwe kuri ino si. Ndabakunda, mugire umunsi mwiza, tuzongera ubutaha. Nyagasani abane namwe. Bye.